ni abantu bakunda kurota, umuntu akarota ngo aririmba indirimbo ariko bugacya yayibagiwe, undi akarota ahanura ariko bugacya yabyibagiwe, na za ndimi zose yazibagiwe, undi akarota abwiriza ariko bugacya byose byagiye. Ndagira ngo mbabwire yuko Imana ibiri kugucaginga muri iyo mpano, cyangwa se ibiri kugutreninga muri iyo mpano, ibigira ngo usenge haza ibintu koko byuzuye, kubwiriza, guhanura, gusenga ndetse no guhanga indirimbo. Ibintu byose rero mbabwire ngo bihera mu nzozi, no guhanura bihera mu nzozi, no gusenga bihera mu nzozi, no gufasha bihera mu nzozi. Nubona uri gukora umurimo w'Imana ariko ukabona uri kuwukorera mu nzozi, reka twongere tubasuhuze mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, aho muherereye hose mu bice bitandukanye byo hirya no hino ku isi, tuvuga ngo amahoro y'Imana akomeze kuba muri mwebwe, tuvuga ngo shalom shalom. Rero ngira ngo umunsi murimo murabibona, pasiteri yongeye yagarutse ariko kandi yaje agarukanye impamba, afite ibintu byinshi byo kutubwira. Tudatinze reka tumwakire cyangwa se tumuvugishe. Amahoro pasiteri. amahoro kuri twese. Umeze ute? Ndaho ndashimira Yesu ndetse n'abantu bake. Oya da. Nawe si n'abantu bake ahubwo ni abantu benshi. Oya ni bake ariko barahagije. Ushobora kuba kuri bake kuri njye ariko ku Mana bahagije. Ndabashimiye kuko n'abari butubonerega ni bake, ntabwo ari benshi. Reka ni benshi kuko ubu tuvugana hari abantu barimo kudukurikira kandi ndabizi neza ntabwo ari bake. Ubwo nyine bagiye kuvuga ngo turabapfobeje kandi tutabapfobeje kandi ari abantu benshi, kuko umuntu umwe ashobora kugeza ku bantu benshi. Nose wari uzi ko ushobora kumenyana nawe ukangeza ku bandi bantu benshi? Nabyo ndabyemera, ariko na Yesu yaheraga ku bintu bikeya, kandi ubyibuke yaheraga ku bintu bike, ntabwo yaheraga ku bintu byinshi. Rero abo bake nibo bazatugirira umumaro, niyo mpamvu mbashimiye. Noneho rero ngiye reka nkubwire, ndashima Imana ku bw'abantu badukurikiye kuri Zaburi Nkunda ndetse no ku Gasambi TV ndetse n'abari hirya no hino bose. Ndashima Imana ku bwabo. Yego. Kuko buriya abantu badukurikira ni abantu b'abagabo, sibyo? Kuko babemeye bagafata umwanya wabo bagakurikira ibiganiro ducishaho umunsi ku munsi. Haba ari ibiganiro by'inzozi, mbese urukumva twebwe ibiganiro byacu ni iby'iyobokamana, ariko by'umwihariko abo bantu ni ab'umugisha kuri twebwe. Rero ndumva wenda navuguruje ijambo waba wavuze, gusa tugomba gushima Imana n'abantu benshi, si byose? Kuko ngewe wowe ubwawe uri umumaro kuri ngewe, n'undi mugenzi wanjye ni umumaro kuri ngewe, ndetse n'abandi bose ni umumaro kuri twebwe. Bivuze ngo turashima Imana ku bwabo bose. Ku bwabo bose azabanza binyigisha. Gusa nyine wenda reka ndebere abantu badukurikiye. Ndebye hasi nkareba uburyo wambaye, nkahera ku birenge, nkareba ku dukweto wambaye. Iyo babikunze wenda manufotoye nkatuboherereza. Nkareba agasaha wambaye wagira ngo kavuye mu Bushinwa. Ariko Mana wasanga ari impano yavuye mu Bushinwa. Ntawamenye iyo mafite iyereko wenda kuri kamera ubu mbabise mbivuga. Gusa icyo mbona cyo ndabona wambaye neza. Murakoze cyane, ariko n'ubundi ni indwara usanga nkwiye kubona abantu bambaye neza. Ariko turagushimiye. Oya ntabwo ari indwara nsanganywe, gusa iyo utambaye neza pe. Ngewe buriya nta kintu mvuga. Cyangwa wacuruje imyenda? Oya ndaceceka. Nyawe waracuruje imyenda, kuko umuntu wayicuruje niwe ujya umenya, arakureba agahita abimenya. Buriya reka nkubwire, ngewe nakunze kugura imyenda y'abamama. Nakunze kugura imyenda y'abamama rwose pe. Hari igihe kera najyaga ngira gutya madamu nkamukorera ka surprise,
yewe urukumva nyine urukumva ndabizi cyane. ni ukuvuga ngo niyo mpamvu hari igihe nza ukicecekera Ubwo nyine ujya umenya kuko nzajya mpita menya ko byakomeye ujya umenya ko byanze. byanze rwose, ariko uyu munsi nshimiye Imana ko byakunze. Uyu munsi rwose wambaye neza nta kibazo, witeze n'agatambaro keza nako karimo. Imana ishimwe cyane, nkunda gutega rwose, reka n'abantu bajye bamfasha kubikura. cyangwa nako bakuremeye kuri Sebarante. Barandemeye n'iri bara bari kubibona ko bandemeye. ko nzi ko Sebarante yari ejo. Ndashimira rero uwabigizemo uruhare n'ukuri. Turamushimiye cyane. Kandi iki kiganiro ari bukibone. Ni ukuri rwose. Rero reka mbere y'uko dutangira ikiganiro cyacu, abantu bari bamaze iminsi barimo bambaza, kuko bamaze iminsi barimo bandika komenti hasi ku biganiro byacu dukora, bakandika atari ko se ubundi wa mubyeyi ko twari twumvaga yari afite impano yo gusobanura inzozi yarabiretse, ese byagenze ute? Hakaba n'abambwe atari ku bundi yararwaye habaye iki? Ntago tumubona, ariko kandi ntitunamubona tubwira adusobanura n'inzozi, kandi twari yararamajije kwigarurira imitima ya benshi adusobanurira inzozi ukumva, kuko abantu benshi baravuga ati twararotaga tukabaza mukadusubiza, none ubu dusigaye tunabaza ntimunadusubize. None rero tugwaye ikaribu n'ikazi, haba ari kuri Zaburi Nkunda ndetse haba ari no ku Gasambi TV, kugira ngo abantu badukurikiye byimura muri zimwe nzozi barose bakaburira ubusobanuro bwazo, ubasobanurira wenda n'ikindi mwuka ari buguhate Imana yaba yagusangije kugira ngo basangize, nta kibazo, tuguhaye ikaze. Ni ukuri rwose, ariko mu mwanya kuguha ikaze, kuko ibyacu byose banza no gusenga, reka manze nsenge kugira ngo Yesu Kristo agushyigikire muri byose. Wenda urimo unitegura, ndimo nsenga unitegura kugira ngo tugendane mu izina rya Yesu. Mana, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, urubasha kandi ugira neza bugacya bukira, urashoboye, ndakwinginze kugira ngo ikiganiro kiyobore uko ari wowe Mana, no mu izina rya Yesu, amen. Abantu bambira bari bamaze iminsi bambwira atari kubundi kuki usigaye usenga isengesho rigufiya. Ndabwira nuko umwami we yantegetse, kandi iyo dusenze ntabwo bisaba kwikebagura, kuko na Eliya ntabwo yigeze yikebagura. Icyo yakoze ni uguhamagara Imana mu munota umwe gusa, imbaraga z'Imana zihita zitwebuka. Ntacyo bitwaye, kuko abayoborwa n'Umwuka Wera nibo bana b'Imana, kandi buri wese agira uko yahamagawe. Buriya hari igihe wenda najya kukwishinga bikankoraho, ariko ubwo wowe nuko mubanye. Rero ndashimira abantu bose bakunda ubusobanuro bw'inzozi. Ndabizi abantu baba bafite amatsiko, bakibaza batese Mana ko narose, ese ibi bintu ninde wabinsobanurira? Ariko niba humure, kubera yuko ku Gasambi TV mu mpano dufite twiteguye kubafasha, ndetse no kuri Zaburi Nkunda, kubera ko Gasambi na Zaburi Nkunda ngira ngo birakorana, bashobora kuba umwe arimo byara wundi. Rero Imana yacu ihabwa icyubahiro. Nanjye ariko buriya nari naje niteguye, n'ibiganiro byose nkora mba numva nafasha abantu, nkagira inzozi nsobanura niyo zitaba nyinshi, kuko barazimbaza kandi ugasanga bazirose ari benshi. Hari uwambaje ati ariko se wazadusobanuriye kurota umuntu akuka amenyo, ikintu byaba bisobanura? Rero nagiraga ngo nazo nzivugeho, kambwira umuntu wese waba yararose yakutse amenyo, mubwire yuko aba ari ikintu kitari cyiza, aba akwiriye gusenga, kubera ko amenyo ni meza. Iyo umuntu afite amenyo agaseka ubona ko aberewe, ariko mu buryo bw'umwuka amenyo asobanura inshuti cyangwa se famiye cyangwa se gushyigikirwa, kubera ko udafite amenyo nta n'ubwo warya, ntabwo byakunda. Mbese bisobanura n'imbaraga, bisobanura imbaraga cyane cyane ku bantu bakiri batoya, ari urubyiruko,
iki abantu bose bashaka kugira ibintu bageraho, kenshi amenya asobanura imbaraga cyangwa se asobanura ubwiza, asobanura n'abantu batugose, sosiyete cyangwa se umuryango wacu. Rero igihe uzarota ukabona wakutse amenyo, uzamenye yuko imbere yawe hari imbaraga zishaka kugukurwaho, hari icyubahiro kigiye kugukurwaho, hari ubwiza bugiye kugukurwaho, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo imbaraga z'abasore ni ubwiza bwabo. Rero mu bwiza tugira harimo n'imbaraga, ibikorwa tugira, gukora ikintu ukabona biremeye ni imbaraga, kugira ikintu ugeraho bigutwara imbaraga, ariko ntago wabigeraho udafite amenyo. Reka mbwira umuntu wese waba yararose akuka amenyo yuko akwiriye gusenga kugira ngo Imana imurinde iyo Satani ishaka kumusenya. Izindi nzozi bakunze kutubaza ni inzozi zijyanye n'umusatsi. Ugasanga umuntu arimo aravuga ati ngewe narose banyogosha, undi akavuga ati ngewe narose mfite umusatsi mwinshi, undi akavuga ati ngewe narose mbona noneho nameze imvi. Rero icyo nacyo dukwiriye kukivugaho. Ubundi umusatsi usobanura imbaraga z'Imana cyangwa se agakiza cyangwa Mwuka Wera, kubera ko murabizi ko Samusoni igihe yamaraga kogoshwa umusatsi ibyo byahise birangira. Rero natwe umusatsi utwereka imbaraga z'Imana, umusatsi utwereka Mwuka Wera umuntu afite muri we, kandi umusatsi utwereka ubwiza bw'Imana. Rero niba wararose ubona bakogosha umusatsi, ukwiriye kuba maso, kuko ushobora kuba ugiye kuva mu byizerwa. Hari ikintu gishobora kuza kikagukura mu byizerwa cyangwa se kikagukuraho imbaraga z'Imana, mbese ukamera nk'abandi, cyangwa se ugakorwa n'isoni, kubera ko iyo umuntu afite umusatsi uba ubona ko ari mwiza, ubona ko asa neza. Rero mu buryo bw'umwuka kogoshwa umusatsi ni ugucika intege ndetse no kuva mu byizerwa, no kuva uwo wari we bikakuvaho, ariko biturutse ku bantu runaka kenshi uba uri kugendana nabo bagenda bagukuraho ubwiza bw'Imana. Kubera ko Satani ntago yagutumaho inkoko, nta nubwo yagutumaho ifurusheti, Satani agutumaho abantu. Igihe cyose ubonye urota bakogosha, ujye urebe niba abantu uri kumwe nabo nta muntu witwa Delila ushobora kuba arimo, kubera ko ntabwo Delila Satani amutuma ku bagabo gusa. Delila ni umuntu wese uza akaza mu ishusho ryiza, ariko aje kugutandukanya n'Imana, cyangwa se aje kuguhindura undi wundi. Hari n'uwambwiye ngo yarose we ubwe yiyogosha umusatsi. Rero hari igihe nawe ubwawe ushobora kwisenya, ugomba kuba maso. Undi ambwira yuko yarose ngo yameze imvi. Reka nawe musobanurire kurota wameze imvi. Biri mu buryo bubiri. Ushobora kuba Imana iri kugusezeranya isezerano ryo kurama, kuko kurama nawo ni umugisha, kandi abantu bose ntabwo bawugira. Ariko kurota ufite imvi nyinshi zuzuye umutwe ni umwuka wo kurama uba uri kukuza, ugomba kuwakira ukanashima Imana ukanawusengera. Ikindi kintu gishobora kujyana n'imvi mu nzozi, ushobora kurota ufite umusatsi ariko ukabona harimo utuvi dukeya. Utuvi dukeya rero dusobanura ubwenge. Kumera imvi bisobanura ubwenge, kubera ko umuntu wese ukuze buriya aba afite ubwenge. Hari igihe Imana iba igiye kuguha ubundi bwenge burenze kubwo wari ufite. Undi muntu yambajije ambwira yuko yarose abona bamwibiye telefone, agasubira naho yari yayisize akayibura, birangira rwose ayibuze. Rero ndagira ngo mubwire yuko telefone isobanura itumanaho, telefone ni kominikasiyo, ariko mu buryo bw'umwuka isobanura
netiwaka ufitanye n'ijuru, kwa kundi ushobora kuba uri aho ukumva mwuka wera aragusanze arakubwiye ati ariko wasenga amasengesho y'iminsi 2, iyo ni netiwaka. Ushobora kumva umutima ukubwira uti fasha uriya muntu muhe igitenge, iyo ni netiwaka y'ijuru. Ushobora kumva umutima ukubwira uti hari ahantu ntuzasubireyo, iyo ni netiwaka. Rero igihe cyose urose ubona noneho ya telefone wayitaye, satani abaje kukuriganya itumanaho wari ufitanye n'ijuru. Imana rero itugirire neza kandi Imana idufashe. Ikindi kintu nasorezaho bakunze kuvugaho ni abantu barota amafaranga. Abantu barota amafaranga twayavuzeho, ariko kubera gukomeza kuyavugaho ndetse no kuyarota, tukunda kugaruka ku bintu twasobanuye twongera tukabivugaho kugira ngo abantu barusheho gusobanukirwa. Iyo umuntu arose amafaranga akenshi ntago biba ari byiza, kubera yuko n'Imana igiye kuguha umugisha ntabwo ikwereka amafaranga, ahubwo Imana ishobora kuba igiye kuguha amafaranga ariko ikakwereka wabonye igitoki, ikakwereka amata, ibintu nk'ibyo nyine bifite ikindi kintu bisobanura. Ariko kurota amafaranga vizavi ntago ari byiza, kubera ko amafaranga kenshi asobanura ibishuko. Amafaranga asobanura ibishuko. Ushobora kuba ugiye guhura n'ibishuko, ibintu biza bishingiye ku irari rigutuyemo, bije kurinyeganyeza ndetse no kurikangura. Ushobora kuba wifuza kubona fiyanse ariko hakaza umuntu usa nk'aho ari we nyamara atari we, ahubwo ari igishuko kikujeho. Ushobora kuba ukeneye inshuti nziza ariko hakaza ibisa nabyo. Rero igihe cyose uzarota amafaranga uzitegure ko hari ibintu bisa n'ibishuko bije ku buzima bwawe. Uzasenge, usabe imbaraga z'umwuka wera zo kugira ngo uzabashe kubitsinda. Ni abantu bakunda kurota, umuntu akarota ngo aririmba indirimbo ariko bugacya yayibagiwe, undi akarota ahanura ariko bugacya yabyibagiwe, na za ndimi zose yazibagiwe. Undi akarota abwiriza ariko bugacya byose byagiye. Ndagira ngo mbabwire yuko Imana ibiri kugucaginga muri iyo mpano, cyangwa se ibiri kugutreninga muri iyo mpano, ibigira ngo usenge haza ibintu koko byuzuye, kubwiriza, guhanura, gusenga ndetse no guhanga indirimbo. Ibintu byose rero mbabwire ngo bihera mu nzozi, no guhanura bihera mu nzozi, no gusenga bihera mu nzozi, no gufasha bihera mu nzozi. Nubona uri gukora umurimo w'Imana ariko ukabona uri kuwukorera mu nzozi, uzamenye ko Imana iri kugutreninga. Nkanjye kenshi ntabwo nari nzi kubyina, n'ubu ntabwo mbizi neza, ariko nakundaga kurota mbona ngo Imana iri kunyigisha kubyina, kandi bwacya nkumva byibuze hari akantu namenyeho. Rero Imana ikunda kudusanga mu nzozi itwigisha imihamagaro ndetse inadushoboza, kuko dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Murakoze cyane, nibyo nari mfite kandi ndahari, nzakomeza kubafasha, dufashanye, Imana iduhane umugisha. Murakoze cyane, turagushimiye.